Yes, reka twongere tubashimire mwese bakunzi ba Kamanzi Official, tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye, kandi dukomeza kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Turakomeje rero mu biganiro amakuru kuri P Network, niyo turimo kwibandaho kugira ngo buri wese aho ari arushaho gusobanukirwa, yitegure open minded iteganijwe muri aya mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka wa 2025 nkuko byatangajwe mu matangazo menshi. Hanyuma rero tugiye kugaruka kuki, nkuko nabibasezeranije, tugiye kugaruka ku buryo bwo kwandikira Core Team. Core Team bayifata nka njyanama ya Pi Network. Iyo rero tugeze hano tumayiningira, dukanda muri turiya dukoni dutatu dutambitse mu nguni hejuru ibumoso. Iyo ukanzeho haza urutonde rw'amagambo ugomba guhitamo inzira unyuramo wandikira Core Team. Ngiye kwifashisha urugero rwanjye, tujye kubikora nka hari ngiyewe. Ureba ahagana hasi ahanditse support portal, no kuvuga ngo ku rutonde rw'amagambo uhereye kuri profile uzamuka, iyo nzira tugiye kunyuramo ni ya gatatu. Reka dukandemo turebe ibyo baduha, hanyuma tudatinze aha turaza kuganira ku bintu byinshi bijyanye ibi byo kwandikira Core Team, ndetse n'itangazo ryasohotse n'ibisabwa byose. Mbibutsa yuko iyo tujya gusoza ikiganiro tubabwira nimero mutubonaho kugira ngo turusheho guhanahana amakuru. Iyo rero tumaze gufungura Pi Network, nkuko mubibona twanyuze muri ya nzira nababwiye mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, hanyuma ukajya ku rutonde rw'amagambo ukareba handitse support portal, bakuzanira urutonde rw'ibibazo ushobora kugira cyangwa se ibibazo tugira. Hano ibibazo bigira kuri 4. Ibibazo 4 harimo ikibazo cya KYC, kabamo ikibazo cy'ubufasha rusange, hakabamo ikibazo cya konte, ndetse hakabamo n'ikibazo cya wallet na Pi browser. Hano rero kubera ko tugiye kwandikira Core Team, twandikira Core Team bitewe n'ikibazo dufite. Reka dufate yuko jewe mfite ikibazo cya konte, amazina. Ese ikibazo ngiye mfite ni ikihe? No kuvuga ngo ikibazo mfite je ni amazina yanjye adatondetse nkuko bikwiriye. Ubundi amazina atondetse nkuko bikwiriye mwabirebera neza ku ndangamuntu zanyu, ariko mubishyize muri systeme y'Abongereza. Iryo zina ribanza ahubwo akaba ari ryo riheruka. Ariko tunyuze hano muri Pi Network kugira ngo ubone neza ibyo bashaka, ukanda muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru, ugakanda kuri Mainnet checklist, ubwo ni iryo jambo rya kabiri munsi ya home. Hanyuma wagera ugakanda ni kuri Mainnet, noneho wagera wamara kugufungura ugakanda kuri Mainnet checklist. Wamara kwikandaho ukareba ku ntambwe ya 6. Iyo umaze kuyikandaho urazamura ugaheza. Iyo uhejeje ubona wallet yawe hasi ndetse n'umukono wawe w'ikoranabuhanga. Noneho nubwo narimo ugaheza, hariya habanza ugifungura, hariya habanza handitse ngo Pi Network acknowledgement to receive Pi tokens, handitse ngo to Tite Kamanzi recipient. Tite Kamanzi ni ukunguku ubundi iyo wiyandikisha muri Pi amazina yawe yagombye
kuba ameze. Ndatekereza ko murimo kubireba. Reka twisubirire inyuma noneho. Nkuko navuga ko twiga ibintu byinshi hano, iyo tumaze kwinjira kuri konte tugiye kwandika, twanyuze muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru tuvuye aho tumayiningira, ukajya hasi, ahagana hasi handitse support portal, ukandaho igafunguka. Imaze gufunguka uhitamo ikibazo ugiye gukemura cyangwa se gusaba ubufasha. Jewe reka mfate yuko ari ikibazo kijyanye na konte. Icyo gihe ndanyura kuri hariya ha gatatu aho bita account settings in email request. Ubwo iyo nkanze muri account settings birafunguka. Hano rero biraza kugusaba yuko ubanza kureba cyangwa ukamenya username yawe, email yawe, hanyuma igihugu cyawe cyo byumvikana ntago wakiyoberwa, hanyuma ukareba ubwoko bwa telefone, turaza kubireba. Reka ntangire mbereka urugero. Email yanjye ni Tite Kamanzi ego, murabireba. Ibyanditse nabi mbere ngiriya igeze nyishyizemo, ugashyiramo username yanjye ni umusaza 5,000 bifatanye. Email bigomba kuba imeze kuri nibura. Hanyuma bakambaza igihugu nturukamo, nandika ijambo rwandikaza nkayikoraho ikiyandikamo. Si ibyo gusa, ahubwo bakakubaza ngo wiyandikishije wagiye muri payi ryari. Nubwo dufite historique itwereka itariki iminsi tumaze muri payi, ariko nk'umuntu umazemo igihe kirekire unafite payi nyinshi, ubwo birumvikana bafite payi nyinshi. Ariko hari n'abamazemo igihe kirekire ariko bafite payi nkeya. Ariko ndivugira abafite abamazemo igihe kirekire. Mu by'ukuri duhita nk'ubu nahisemo ngiye kureba ukwezi kuruta gushyiraho itariki, ukwezi n'umwaka. Ni 2007 mu kwa 7 2021, nabyo nkabishyiramo. Hanyuma nkagaragaza icyitwa ubwoko bwa telefone ni ubuhe mu moko. Mu gihe bambwiye maze kucyandikamo, munsi yaho niho bambaza ubwoko bwa telefone. Abenshi bakubwira yuko telefone ye urugero, umuntu ujya gusanga ugasanga afite telefone ya Tecno, ariko akaba ibyo bamubaza akabyitiranya. Hano baratubaza telefone dukoresha ni Android cyangwa ni iOS. Icyo gihe yewe mu rutonde baduhaye iOS na Android, ni iyi ngiyi ni Android. Ugomba kubireba. Ariko se ubirebera he? Reka turebera hano. Urabirindura ukareba hano inyuma, ukareba kuri settings. Imaze kureba kuri settings, aza ukajya hagana hasi ahanditse about phone. Maze ukanda about phone, ngira ngo murabibona. Model name, ingira garagaza model name. SM A14 A145F DS A145. Ndasubiye inyuma
njye kuri KYC, ni KYC yego, aho tugaragaza ibibazo. Bo benshi barazibaza, ariko ngewe hano bambajije niba ari Android cyangwa ari iOS, ibindi ndabona ntabyo bambajije, ariko ubundi barabibaza. Telefone ni Android. Hanyuma rero ikibazo dufite ni ikihe? Ikibazo ni ngewe mfite ikibazo cy'amazina. Ubwo ndahita nkanda kuri change name, hakaba change username, hakaba change phone number, hakaba change password, hakaba report duplicate account. Jewe nahisemo change name. Hanyuma munsi wandika impamvu. Impamvu. Ese ikibazo mfite ni ikihe? Niba ngewe ikibazo mfite ni izina ryanjye, harimo ibibazo bibiri. Izina ryanjye ry'ikinyarwanda ntiryanditse mu cyapa nk'uko byanditse ku ndangamuntu. Icya kabiri, izina ryanjye ry'idini niryo riheruka aho ryakabaye ribanza. Reka rero dusabe kwa team kutwemerera tukabihindura. Ndatangira wenda n'urugero rya kwa team. Dear kwa team, I would like to ask a help. Nifuzaga kubasaba ubufasha for update my names. My names. Ndabasaba ubufasha bwo gukosora amazina yanjye as appear on my real document. Just documents. Thanks a lot. Noneho munsi niba namagambo make cyane, nabasabaga ubufasha bwo gukosora amazina yanjye. Harakantu nibagiwe mono hano ndandikamo alignment. Ni ugutondeka amazina nk'uko akwiye. Sibyo? Amazina nk'uko akwiye. Kandebe, I would like to ask a help for update my names into brackets alignment as appear on my real documents. Thanks a lot. Urusabye uburenganzira cyangwa se urasaba ubufasha bwo guhindura aya mazina nk'uko cyane cyane kuyatondekanya nk'uko agaragara ku cyangombwa, ku byangombwa byawe by'ukuri. Iyo mbisoje itamanuka hepfo nkabona ahanditse, murabona browser bakubwira ngo drag and drop files, paste screenshots and all browser. Ubwo rero nkanda kuri ijambo browser ryo munsi, murabona ko ari amagambo abiri.
byo munsi, hanyuma nkajya gushaka irangamuntu nakoresheje. Kubera niba ari irangamuntu igaragaza, ngomba kuba nayifotoye. Irangamuntu igaragaza amazina yanjye y'ukuri nkayifotora. Kandebe nyishake muri profile. Maze gufungura profile, ndafungura kuri images. Nimara kuyifungura ihera reka wenda nafata iyi ngiyi y'uyu muntu, ni selecting, mvuge ngo uyu muntu none nagize mu kuyikandaho muri hano kuri done ni kuvuga ngo byakozwe. Iyi ndangamuntu nimara kugeramo hano nk'igihamya kigaragaza amazina yanjye y'ukuri, nkabasaba yuko banyemerera kuyahindura. Icyo gihe iyo imaze kugeramo hano, ukanda kuri iryo jambo send ry'umweru mwibara mu kazu k'ibara rya move. Icyo gihe baguha ka message kagaragaza yuko bakiriye ikibazo cyawe, ukajya kureba ubutumwa burambuye muri email bugaragaza yuko bakiriye ikibazo cyawe kandi bazagusubiza. Rero dushaka kohereza, ukanda hano kuri cancel. Na cancelinze, yo mpoze cancel, ntabwo bikomeza, bihita bivamo. Iki ngiki ni icyambere cyo kwandikira Core Team. Reka tugaruke kuri updates za Core Team zasohotse. Ingingo nyamukuru ndayisoje. Itangazo rya Core Team ryasohotse rirahamagarira abantu batarasoza KYC ndetse batarakora migration kubera ko hari ibyo bataruzuza muri Mainnet checklist, bihutire kubisoza. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa. Ibi kandi ni ukubikorera kugira ngo bihure n'itariki 31 z'ukwa 10 z'ukwa mbere, yuko buri wese ufite KYC zaba yayisoje ndetse na Mainnet checklist izaba yuzuye. Utazakora ibyo, utazabyubahiriza, hasigaye iminsi 20. Ubwo rero si 20 ahubwo ni 19. Utazabyubahiriza azahomba payi zose yarafite zikomoka ku bandi nize mbere ya cya gikorwa, mu mezi 6 ya cya gikorwa. Kandi burambura yuko hariho n'iminsi ntarengwa ya buri muntu. Bityo rero niba reka dufate urugero, wenda hano handitse nkuko mubireba Mainnet checklist, byanga bikunda baragutwara aho Mainnet checklist iri. Ubwo benshi baraza kwisanga bari muri tentative. Twababwiye ikitera, hanyuma kandi tukanababwira uko wayivamo. Akandi kandi dushobora kureba ni akangaka kajyanye na KYC. Aka kantu ka KYC hano mu itangazo, iyo ukanze kuri KYC application ihita igutwara muri Pi browser. Igeze muri Pi browser, ukanda muri KYC. Imaze gukanda muri KYC, utegereza ibyo bagiye kugusubiza. Ntabwo wajya uterura ibintu ngo bivuga uko bitari kandi uko biri uguhari. Rimwe na rimwe tujya dutenguhwa na internet. Bifungutse rero ureba hano muri KYC niki barimo kukubwira cyatumye uba muri tentative. Ibyo nibyo ugomba kumenya, ugasoma, ukabikoresha.